Yes, Adamzi. Amakuru Adamzi. Ni sawa sawa. Na amahoro. Na moraka. Hari ikintu washaka kudusangiza se? Amahoro. Uri kwishyiramo ry'Imana. Urabona bisa nk'ibiki Adamzi? Turi kuganira yatumenye nyine subject nyine tuganira. Oya nari nzi ko ahubwo uje kunuka nk'uko usanzwe unuka. Ahubwo Imana ishimwe ko utaje gutuka. Cyari icyo kikugenza Adamzi. Adamzi, I have receipts. Everyone, buri muntu wese ajya muri video yanjye mpamvu nkumenye se nihe nukubera ko nkuzi ku bitutsi kurusha uko nakumenya izina ryawe. Adamzi, do not lie, bro. Nani ukurikirana no mungori? Mungori gusaba kwigishaho. Surati Mariamu. Nabonye kenshi muri debate kuvuga nyine mu mirongo baza Abasilamu ubaza ngo Allah avuze ko ngo Abasilamu ngo bazaca mu muriro. Muri surati Mariamu niba aya 72. Ushaka guhakanya Allah se? Umuvandimwe niba ari Eden. Oya ahubwo nuko buryo usobanura umurongo. Ngaho twumvisha uburyo wowe nk'umuyisilamu utazabanza kuwunyuramo nta kibazo. Ega no kuwunyuramo wawunyuramo utanyuramo bwose mu bushobozi bw'Imana Imana nizi nizajyaginga ntabwo umuntu yagwego nazajyamo nta muntu nazajyamo cyo yajyamo nta muntu akwikuramo cyo muyishyiremo byose niyo mpamvu umuntu asenga akanasaba kugira ngo Imana izamurokore izamufashe kutajyamo hanyuma byose buri mu mbaraga n'ubushake. Okay, kameza nta kibazo dusobanurire ukuntu nyine muzarokoka uwo muriro. Njyewe from the first of it uko mbisomye muri Korani binyereka ko buri muntu wese azawunyuramo azabanza akawujyamo kwanza apana no kuwunyuraho then Imana nyuma cause it says then Imana ikagukuramo. Okay, umuntu gusa ni uza ariko no muri surati Waqiya ari mirongo igaragaza ko ari abambere bazajya mu ijuru batabaruriye n'abanyuma bazajyamo. Hari mirongo myinshi ntabwo ari umurongo gusa bareba hari mirongo myinshi. Urashaka no kuvuga iriya yuko aba martyrs cyangwa se abazapfira izina rya Allah nabo bazajya mu ijuru batabaruriwe ari bo babandi bazahabwa amasugi 72 hurul ain. Okay, so what's your point? Nubundi none wabushatse kuvuga yuko hano tubonye Allah yuko avuga ati nta numwe, it's a decree, as in it's sealed, hashyizweho ikimenyetso avuga ati mwese muzabanza muwujyemo muve. Noneho havuga ati hari indi sect y'abantu bazajya mu ijuru batabaruriwe. Abo nzi from that context ni aba martyrs, abapfiriye izina rya Allah. Hanyuma iyi ngiyi wavuga ko noneho uzanye contradiction noneho. Qur'ani ni amagambo ya Allah kandi kuyavuga twe nk'Abasilamu imyemerere yacu twemera ko ibyo Allah avuze ntabwo tugomba gushyiraho any comment, tugomba kubyakira nk'uko yabivuze ahubwo ikibazo kingiki. Okay, ngare kubyo yavuze bindi reka nkwereke kubyo yavuze bindi tugomba kongeraho comment jya muri sura ya 35 sura Talaq, sibyo umurongo uri kunyumva? Jya muri sura Talaq umurongo wa 4 nkuko bivuze nyine yuko utagomba kongeraho comment, ugomba kubifata nkuko biri. Niba isura ivuze ati umva nyigusomere ndayisoma mu cyongereza ariko nshobora no kuyisoma mu kinyarwanda nta kibazo, iranditse basically reka nkwe context ivuga yuko abana batari bajye mugongo, abana batari bajya mu mihango mwemere kuba mwabafata mukabarongora bakababera abagore mukaryamana nabo. Niyo nayo nta comment wayishyiraho. In fact ushatse kuvuga ko wabyubahiriza, right? Aya 33 aya ya 4 isura ya 35 aya ya 4. Noneho shaka context ni muri bivugemo ikwereka yuko atari byo. Noneho nanjye nkwereka icyo abamenyi babivuzeho.
Isomere nawe nta kibazo umbwire wowe icyo ushaka kubivugaho kitandukanye. Sura Talaq. Sura sura ya 35. Yego. Ya kane. Ya kane. Yego. من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلاهن أن يضعن حملهن وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Aha niho nshaka gutindaho na kimwe na babandi batari baje mugongo nabo igihe cyabo idda yabo n'amezi 3. Icyo ngicyo nicyo kimbwira yuko abatari baje mugongo ni umwana wese utari wajya mu mihango. And Muhammad, okay, Allah arimo aratanga green light avuga n'abana batari baje mugongo mujye mubafata mubagira abagore banyu baryamane namwe murabemerewe. That's also, you don't have a comment on that. Honestly, yetarujuma koze yatafsiru koze yaso ni kathiri changu ni musomeye ibiri kuri Kinyarwanda, kuri Qur'ani yo mu Kinyarwanda. Hanyuma butubwire utari waji mugongo wowe umumenye ukundusha, tubwire utari waji mugongo ni uwuhe muri Islam. Utari waji mugongo ni umuntu usa icyatsi, ni umuntu usa ubururu, uko bivuga kose bikure muri iyi context birimo. Duhereze context rutingi uko amagambo yanditse. Nyine uko Imana yanyivuga. Oya Adams, uko Imana yanyivuga iragaragaza yuko abatari bagira iyi mihango mwemereye kuryamana nabo mukabagira abagore. Uwo ni umwana wese utari wagira imihango, ni umwana muto. So ngaho wavuze ko nta comment na hano ntacyo ugomba kongera cyangwa kugabanyaho. Bihakane cyangwa utange context bitarimo. Adams, uri busubize cyangwa you want to leave this platform? Wowe subiza iyo Qur'ani hano ikivuga. Wowe impamvu ndi gukotinga hano nuko ndi kubanza menye wavuze ko nta comment wemereye guteraho. Njyewe nk'umuntu ufite ubwenge ahubwo nateraho comment nkavuga wait a second, this is wrong. Kubera ko hano in every society kintu ntabwo wagikora, ntabwo waryamana n'umwana w'umu minor, let alone kuryamana n'umwana utari wajya mu mihango. Noneho hano Allah aremera yuko in fact niba avuga idda ni cya gihe wabanye nawe ugiye kumusenda, ugomba gutegereza amezi 3 kugira ngo umenye ko niba utaramuteye inda. Niba adafite inda nuko waryamanye nawe atari yajya mu mihango. So ngaho noneho any context yose wabivugamo bigaragazamo mu kuri kwabyo. Mbabwire abantu badukurikira ngaha kuri ingini nkaho tuganira abandi badukurikiye. Bro, are you going to answer or not? Are you going to answer or not? Yes, I answer. Answer. Ibyo se birahindura iki? Icyo dushaka kumenya ni ukuri. I am showing them yuko Quran ari ikinyoma and no one should follow it. That's my point. Okay. And then nta kibazo sobanuriye context noneho wowe uyemera yishigikire twumva aho uhagaze, cyase yishigikire cyangwa utange yindi context bigomba kuba bitarimo cyangwa bigomba kujyamo bizima. Okay, ngewe nyeme nk'umusilamu umvaza ni musobanurire Quran yemera ko yahaye umwema sallallahu alaihi wasallam igitabo kirimo amagambo y'Imana
icyo Imana yavuze muri Korani ntabwo nigeze nkubaza niba uyemera cyangwa utayemera. obviously uremera, nakubwiye sobanura context y'iyi line specifically. Niba utabasha kuyisobanura reka nguhereze iyindi wenda ushobora kumenya uyisobanure. Ntabwo ibyo ngibyo byo twagusabye hano. Suratu Nisa umurongo wa 24 nunsaba sababu al-nuzuri yayo kuko uri umumenyi turabiganira nabyo. Umva ukuntu hano Suratu Nisa busobanura nyigushakire no mu Kinyarwanda wenda hangana ngiye kusoma mu Cyongereza. Nari nzi kugiye kubanza ugasobanura Suratu Talaq ukabanza uyivugamo context yayo yuko mwebwe Qur'an itabemera kuryamana n'abana batari bajya mu mihango. Allah tayitanze. So none se nta kintu uri buvuge kuri Suratu Talaq yo? Suratu Talaq yo nta kintu uri buyivugeho shehe? ndayivuga shehe. Butubwira nyine nta kibazo. Suratu Nisa isura ya 4 ubwo ni isura ya 4 aya ya 24. Because I want to show you abantu hamwe mwigira abamenyi. You can't even respond in light ikintu uri gusoma. You are struck with what you see. Now ubwawe nta kibazo Adam si uri hano. I am not removing you. Ngari Suratu Talaq wabanje ukayisobanura noneho nkakujyana kuri Suratu Nisa. Oya sobanura Suratu Talaq ngujyane no kuri Suratu Nisa. Wose wowe yemera so Qur'an. Ase, are we jumping cyangwa ese Suratu Talaq wadusobanuriye iriya context yayo ushaka kwisobanura wowe nk'umuntu wemera Qur'an? Wenda nje nta kibazo ndi kuvuga ibitarimo. Mwadusobanurira Suratu Talaq iriya sura ya isura ya 35 umurongo wa 4 kidusobanurire neza. Nanzi kubanza ugasobanurira iriya irangiye. Ya 24 muri Suratu Nisa. Suratu Nisa umurongo wa 20 umurongo wa 4. Sorry, wa 24. Ikibazo ni ikihe? Umva ukuntu havuze. The question is what? Umva ukuntu havuze nyine turi I'm reading. Ndiye kusoma mu Kinyarwanda. Kandi muziririjwe kurongora abagore bubatse. Muziririjwe kurongora. Okay. Ibintu biri muri brackets for the sake yuko kubera ko Qur'an Kinyarwanda it imposes words zitarimo ndabikuramo ibiri muri brackets ntabwo ari origin. Kandi muzirijwe uri kunyumva? Kandi muzirijwe kurongora abagore bubatse uretse babandi mufiteho ububasha in parentheses abaja cyangwa se abacakara. Ibyo nibyo Allah yabategetse kandi bose batari abo bavuzwe mu mirongo yabanje muziruwe kubashaka mwifashishije imitungo yanyu. Muziruwe ababaja, muziriwe abo bacakara kubashaka. In fact nimbisoma mu Cyongereza it's even different. Urikumva murazirore uvuga ati abagore babandi babacakara muraziruriwe mukareka kuba imitungo yanyu mukareka kuba abasambanyi kuri babandi muzaba mwarashyingiranywe mugakora imibonano mpuzabitsina muzaba inkwano zabo nk'uko byategetswe ariko nta kibi kuri mwe kubyo mwemeranyijweho muramutse mubahaye ibyisumbuyeho nyuma y'inkwano. Mu by'ukuri Allah ni umumenyi uhebuje nyiri bugenge buhambaye. Ndashaka kubisoma mu Cyongereza because this is mu Kinyarwanda it makes no sense. Mu Cyongereza ngiye kubisoma muri Shakir Ali haranditse ngo and all married women except those whom your right hand possesses. Iyo Quran ivuze your right hand possesses na wachaka. Allah's ordinance to you and lawful for you are all women besides those. Nakuvuga ati muziruriwe abagore bose abacakarakazi n'iki bose niyewe n'ababandi bubatse ahantu mwagiye kunyaga niba ubabonye wemerewe kuba wagira ute you can have intimacy with them ushobora kuba waryamana nabo. In fact nushaka sababu al-nuzul ndayiguhereza no muri hadith zamtu. And besides those provided that you seek them with your property taking them in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by,
give them their dowries as appointed, and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed. Surely Allah is knowing, wise. Ikibazo gihari hano, muziriwe kuba mwafata abacakarakazi, because iyi niyo context ndi gutanga muri hadith ndayiguhereza. Iyo ba mujahid bajyaga ahantu bajyaga kunyaga, bajyaga gukora zino military conquest, bafataga abagore, uri kumva b'abantu banyaze nyine cyo abantu bambuye ayo matwari. Aba bagore niyo yaba ashatse afite uyu mugabo, uri kumva, bemerewe kuba babafata bakaryamana nabo without, iyi niyo zawaju mutta, nikah al mutta, noneho bakaryamana nabo, and later they will sell them as slaves. If you want hadith, I will give it to you as well. Noneho umbwira uburyo, do you agree with this? Kubera ko iriya suratu talaq nayo ntabwo wayemeye, nshaka kumenya ko ningi niba nayo utayemera. Ndakumva ngewe Adams. Ntegereje ko usubiza. Ikibazo ni iki? Bro, upfuye amatwi se? Ndikukumva wamaze gusoma nyine, ikibazo ni iki? Nakubwiye ati urabihakana yuko mutemerewe gukora nikah muta itari yemewe. Kuba waryamana n'abagore b'abandi wabanyaze, ni ukuvuga niba uje ugakaba u Rwanda muri ba mujahid. Ndi kubikubwira from this context cause nzi amateka, nzi abayezidi ayo bano ba mujahid, abantu bakora zino za jihad bemerewe kugenda bagafata bano bagore bakaryamana nabo bagakora ubusambanyi nabo, niko mbyita, kubera ko ntabwo ari nikah nyine, ntabwo ari marriage. Okay, that's what I will guarantee that ni marriage y'igihe runaka. Ni ukuvuga ati we ubatange zino nkwano bibi cyumweru kimwe, noneho uryamane nabo, they don't have that consent, uri kumva, uryamane nabo, n'icyumweru nikirangira give them away, noneho ugende. Ibyo ngibyo I will show you the context of this. Umva hano naho hariho sababu an-nuzul, sahih al-Muslim, uruhushya rwo gufata abagore b'abandi bakaryamana nabo, sibyo? Uruhushya rwo gufata abagore b'abandi bakaryamana nabo badafite consent, nyine babambuye abagabo babo kubera ko ngo none se ikibazo bakubwira inshuti yanjye bakubwira ikibazo ni kimwe. Birantangaje kuba unyise inshuti n'ukuntu ntuka wabaye. Ngaruka nje hese ninde uva mu mucyo akajya mu mwijima. I rebuke that mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga dako. Umuzi iki se Jamel? Adams wosobanura. Ayo wasomye ni ku rugamba, byari ku rugamba. Allah yamanuraga aya bitewe n'impamvu, ari sababu nuzuri y'impamvu. Yahaye uburenganzira abari ku rugamba, abarurwanaga n'umwe y'amaso masala amufashaga. Ibyo bazanyaga by'abatsinzwe, iminyago yabo, harimo n'abagore barimo, bemeye kubajyana bakabagira abagore babo, nta nkwano nta mahari atanzwemo. Umushya rwatanzwe n'Imana ku rugamba. Si umuntu wese mu gihe mfata umukozi unkorera gende mushake ntacyo mahoya abagiye ku rugamba. wibeshya reka nkwe sababu nuzuri noneho yayo jya muri sahih al-Muslim 14:56 aya. Because I'm showing you yuko I was nakutegereje kugira ngo ugeraho ngaho, because you guys ntabwo muri honest. Umva ukuntu isoma, ngiye kuyisoma because abantu bamenye yuko Adams, you are lying. Abu Sa'd al-Khudri
Allah are pleased with him, reported that at the battle of Hunayn, Allah's messenger sent an army to Otas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and take them captives, the companions of Allah's messenger, may peace be upon him, seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Urikumva? Then Allah Most High sent down regarding that nibwo yabamanuriye iriya sura. Ni ukuvuga ati bagiye baratera bakora runo rugamba, hanyuma maze ubundi bamaze gutsinda runo rugamba baravuga ati ntabwo reka twirinde tureke kuryamana n'aba bagore kubera ko abagabo babo ni abantu basenga izindi mana zitari Allah. Noneho Allah abibonye avuga ati wait a second, no, njye reka manuriye aya mbabwira ati mwemerewe kuba mwaryamana nabo, nta kibazo ndababazururije. So Allah yabahaye inspiration ya suratu Nisa ira sura ya 4 umurongo wa 24 kugira ngo okay murabaziririwe whatever the right hand possesses, nibo bacakara banyu mubajyemo nta nikah ibaye. You don't need all of those. And why were they refraining from the first place? This thing is wrong. So your Allah imana yawe irakubwira ati ndabiziruye noneho bajyemo. Okay. I say stick to everything naguhaye. You cannot even. Adam Z, you can't even defend anything mu bintu ndi kuvuga. You want to jump. Reka nje muhereza umurongo wa Bibiliya uri in line y'ibi bintu uri kuvuga. Niyo mpamvu Adam Z, koresha ubwenge twumvikane. Ndakubajije Adam Z, I know you cannot defend this. Ariko ndakubwiye ngo kubera icyo uri kubaza ukucyo uri kubona ko bano bantu these people seemed to refrain from having intercourse. Nukubera ko bazi ko somehow it's wrong. Kubera ko bazi ko bino bintu atari byiza, ariko Allah wawe uvuga ngo uri morally just, ariko aba bagabo babanyeze ko bavuga ati nta kibazo mugende muryamane nabo. Reka nkwereke Bibiliya aho ishyiraho izo different contrasting points. Adam Z, listen, you want to jump muri Bible. Adam Z, listen, you want to jump muri Bible because you cannot defend this. Ariko from this matter alone, they can hear kumurongo wa Bibiliya and how it says about these things. Are you going to let me say that? Adam Z, good night. Naye bibaye amasaha 3 n'iminota 7. Imana iragukunda Adam C. I would appreciate utagiye untuka cyane because ibitutsi untuka hari ibyo mfata nkavuga ati ni motivation ibirampapinga, ariko wowe ibitutsi byawe birabiremereye. Adam C, ntabwo nigeze mvuga kuri Surah Imran. With all due respect, get out of here. Urashaka kwirukanga no kujumpinga and it's time for me to take a rest.